Kubutereka isuka yinjire. Nkuri miroga turebe. Oya pe. Aha, voilà. Biri kugenda biza gutyo. Ukibuka kugira iki gutotora imbagara. Ntago byoroshye. Ariko birashoboka. Ndatekereza neza ko noneho tuzongera kujya kugura ikiro cy'ibireye cya 600. Ubonye ahantu kiva ngo ugabanyishe hose nka. Oya ahubwo rigiye umva abantu bavuze ngo nabango n'abantu ngo bo mu cyaro ngo nago bavunika baravunika rero mbabwiza ukuri ko n'igitambaro ngikuyemo. Urumva? Ndakumva. Baravunika. Ubundi reka nkubwire bajye bafata abana wenda bavukiye mu mujyi babajyane mu cyaro kenshi gashoboka cyangwa ahantu bafite nk'imirimo nkuko nkuzanye bajye babyiga kenshi uko ari nk'umwana uba usanga atazi ihene ni ukuri akazimenya atinze ni ukuri atazi ihene fata kano gati umbwira ko ariko ibi rero reka nkubwire hano hazaho ibishokoro nibyo koko noneho umuti aka kaboro ni umuti wiki utu tubabi hari abantu badufata bakaduhekenya ngo bafite nk'ikibazo cy'amaraso ko nago nari nkazi ko noneho n'abadamu bagiye kubyara bakajya kwizinguza hari ukuntu bajya batuba bakatuvanga n'iyindi miti naguze ukuntu kitwa ariko ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukora mukankurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 kuri 5 ndi kumwe na Ketchup muhinzikazi mworozi Ketchup namuzanye mu murima bitewe n'ibintu by'imiteto maze imisi mubonamo Ketchup twaraganiriye ambwira ibintu bitari sawa ndavuga nika none nkuzane mu murima nkwereka umurima nkwereka nuko bahinga ubu tuvugana turi mu murima afite isuka yambaye udukamambiri bari kubibona umuhinzi wa kamambiri sinze nebyere buhinge kandi umuntu ahinga yambaye inkweto abari gusibangana ko noze ndahinga nzambaye guhingamo ibice bigiye bitandukanye habamo igice kibanza cyane cyane nk'ubutaka bwakomeye babanziriza guhinga ubu ngubu bino bakoze ntago bahita bateramo imbuto yego urabyemera byo babiri maguye kuri maguru nagakupe mirere wakoze yego tugiye kurima rero iyo umuntu ahinga aherahe ntabyo ngiye kubyiga urumva se wahereye wowe nahera iburyo bwajyo ujyana he ibumoso nahera ibumoso ngenda iburyo okay tuwe duhagaze nkuko uhagaze gutyo nkuko mpagaze nkahera hano gutyo nkagenda nese nahereyemo hagati oya mereye hano naba ngiye kwangiza ahubwo najya hari abahereye bakomeza ngenda ureze ukahokora iki kandi hari iminye byarangiye buriya ndetse barateganya kuri mayi hari yageze nuko ngo baza hano oya bazamuka ruguru ni ugukora uruhande rumwe gutya iyo uri kurima iyo uri guhinga uhera ku ntangiriro y'umurima ukubita uzamuka iyo uri kurima kuri abagiye bazamuka ubu bari kuzamuka bizarangira basohotse hari abagiye bagiye none bamara kuminura hariya bahite bongera bafate hano uru ruhande yego rata iki nicyo bita iyogira muzeyi ni iyogi ubu ni iyogi muri guhinga aha byita kuviringa amayogi wabibonye babyita kuviringa amayogi ibindi tugiyemo noneho rero ahantu tugeze rero twahuye n'abahinzi nose ubuteyemo ikintu ntago cyamera oya kubera ubutaka bukomeye urumva ubutaka burakomeye nta n'ifumbire irimo icyo ni icyambere hano bakurima gutya kugira ngo imvura nigwa izabugwemo bworohe noneho bongere bahinge banatere dore yanze kugwa sigaye igwa idashaka cyangwa ikagwa mu mujyi ahantu batari buhinge byakomeye niyo mpamvu ubona hano barimye basa nk'abarimye igihe kinini bamaze mu murima igihe kinini iyo se abantu barangije guhinga bavuga ko bakoze iki ko bahinguye bahingura batashye gutana ibyo bita guhingura batarava mu murima oya iyo bihaye nka tageti y'ahantu bari buhinge kuva kugira ngo hari ko basoza umubyizi uri mu nzira
kusa ikivi. Kusa iki? Kandi ijambo musanzwe urizi Ni kusa ikivi, wumvaga se kusa ikivi kiki? iryo jambo rero nkunda kuryumva mu kwezi kwa kane kenshi. Yego. Kusa ikivi rero nubwo ikivi babaye ngo ari ukuva hano bakagera aha ngaha bakaba bisoje bamushije ikivi. Mbyumva yego. Alright. Tugiye mu murima rero. Nuko pe Imana imbe hafi sinica amana. Ubu ngubu bino bagiye bakuramo babyita iki? Ni ibyatsi. Murikaho ujye ubereka noza mire. Egerayo sheri vamo. Ibi byatsi ibingibi bino. Ni ibyatsi. Ibingibi. Ibyo bintu bimeze nk'imisigati. Ibingibi ibi. Ubu ngubu. Nese kwa rugi. Biriya. Sibyo? Ubu bwatsi babwita ngo kera takeca. Ni ubwatsi nyine. Data. Babwita? Ni imbagara. Imbagara? Imbagara ni ibyatsi bidakenewe biba biri mu murima cyane cyane akenshi biba bigizwe n'intuza n'urwiri. Ubundi reka nkubwire bajye bafata abana wenda bavukiye mu mujyi babajyane mu cyaro kenshi gashoboka cyangwa ahantu bafite nk'imirima nk'uku nkuzanye. Bajye babyiga kenshi uko ari nk'umwana uba usanga atazi ihene. Ni ukuri akazimenya atinze. Ni ukuri atazi ihene. Ni ukuri atazi ihene. Bamugani simweretse. Ubu waba kuri 40 ukamenya ihene. Utubare uvukiye kuri 40 ubuzi brushette ariko ntago ubuzi nyine brochette uri burye ukabona inyama y'ihene n'ibyo ariko utarabona ihene. Utarabona ihene nkawe nkakora tubonye iriya nka idafite amahembe aryambwe ko yitwa yewe ntabwo nabisubiramo we n'ukuntu wasetse. Gashafwe ngo itagira amahembe ngo yitwa inkone. Bayita harya ngo inkungu. Inka y'inkungu. Ndetse ibisobanuye iki? Inka y'inkungu. Biba ari byiza se kubita yafite nta kibazo. Inka y'inkungu kera inka y'inkungu bavuga ko igira umujinya n'umushiha cyane kubera ifuhe ryo kubitagira ya mahembe. Nuko kabisa baravuga ko iryana gutya n'amenyo. None kubera ko idafite amahembe yo kwicisha no kurwanisha ikarumana ikaryana ariko mu busazwe ntago zirumana. Oya inka ntago zirumana mu busazwe. Ko numva umuntu inka yarumye ahubwo nyine zibakubita nk'amahembe yenda umuntu akikubita hasi agapfa cyangwa akagira ikindi kibazo. Sibyo? Byamukubiza ihembe. Sibyo se? Kuri kiri kubihakana. Nibyo nukuri. Uzi gutandukanya ihene n'intama? Intama ndayizi. Girabizi. Bitandukaniye he? Bitandukaniye yuko intama igira ibyoya byinshi. Ihene rero ikindi nuko ihene irahebeba we. Intama sigakora iki? Intama nta kintu na kimwe. Iranamura. Ngiranamura. Oya. Sindumva intama ukuntu ivuga. Bigenda gute hari? Naira iratangwa yanagitamba. Irabira habira inka. Gutama so ubu. Intama ikora iki nayira guhebeba se buriya ra. Sinzi birabi ukuntu ivuga sinzi ukuntu babyita. Ikindi kagira n'igisembe sembe. Kandi ihene ikagira karizo. Ariko sha ntuzabona intama yagize. Yagize ite? Ako bundi buri abantu batunze intama si bazoza. Oya. Kubera ibyoya bura ntago bazoza. Ntago urayibona ifite umwanda ngo wibaze ko atari intama. Ahubwo akenshi zoga ku gikuta. Ziri hanagura ziritsirima gutya. Ni inka kinini n'amahene cyane cyane iyo inka batayiha. N'amahene? N'ihene. Wow, nduzi Kinyarwanda. Ni ihene nyinshi. Oya we twakumvishije na amahene uvuze. Ni ihene nyinshi. Tugiye kurimaho gatoya rero ubundi duhita dutanga umwanya abantu busi ikivi cyabo. Yego. Tugiye duhera umwageresha nta kibazo. All right. Reka tugire utahe n'ukuri. Tugiye guhera aho bagereje ketchup turimire. Yego pe. Ndagufasha mikrofone ubundi ugenda turimire. None utubwire niba ugiye gukora icyo bimaze. Ntacyo. Cyangwa ntacyo bimaze. Ibyo ngiye gukora byo ntacyo bimaze. Ntacyo kiri bubafasha. Ketchup agiye kurima, sibyo? Kuri guharura se. Ketchup kuri guharura. Nyine kubita isuka yinjire. Urumva iyo urima ukubita ubutaka bwo hasi ukegura. Kurima bakubita begura yego. Umeze nk'uri gucukura. Shiramo akabaragaze. Kandi ngo nose. None se iyo umuntu arimo yishyiraho itaka.
rimba vanaho ngo basi ugeze hano Keca santimetero 20. Keca pipe uyishobora kuntema none se none tukunga utubwa bwatsi rero ubwo babone twavuze ko bwitwa ngo iki imbagara urabukungu tukabuvana mu ntuza kugira ngo butazangiza umurima ukanaga hari inyuma baburunzi aho iyo igihe kigeze rero biriya byatsi barabitwika bikazavamo ifumbire babitwikira mu murima hagati gutya bikazavamo ifumbire byo barabibonye cyangwa se bikabora bijya biborara iyo imvura yaguye nyinshi bikabora ikazavamo ifumbire. Icy'ingenzi nuko bitanga ifumbire wabitwika byabora nuko bitanga ifumbire niko kamaro kabyo. Ubu urangije kurima oya da ko ntabwo nari nabonye ko twagize abafana bangana kuri ntabwo rubizi ujya kubutereka isuka yinjira muri miroga turebe oya pe aha voilà biri kugenda biza gutyo ukibuka kugira iki gutotora imbagara ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Okay. muri kamera ndakubwira n'impamvu nakuzanye hano. Yego reka turekere aka kanyuse wayura Keca nerwefo. Okay, ikibazo cya mbere cyo jya nshaka kukwereka ahantu urimye urahabonye urabona hakwera iki hari igihe urimye nyine muri kandi urarushye hakweramo nk'ibijumba 5 byageramo cya 2 reka nkubwize ukuri nubwo nkora siporo nkaterura ibiro wenda birenga ibyiri yasuka nari mfite ni isuka harya ni isuka irasuka subwo bahita ngo iki majago voilà félicitations kabisa merci beaucoup oui ano bebonye mu muganda muganda nabibonye mo ndabizi urumva nkaterura ibiro birenze ibyiri amajago ariko kuko kuntu babikoreshwa mu buryo butandukanye uyitunanirwa umwanya muto mbikoresheje ndananiwe kandi ngiye numvaga biri kugera no mu mugongo hose umubiri wose wari uri gukora. Niyo mpamvu rero abantu bo mu cyaro tudakenera siporo. Niyo mpamvu ubusaga umuntu akomeye ari seriye wamubwira siporo akumva urahaze kuko iz'abakora ziba zisanzwe ncape. Hano bazamuri 3 ramu papa n'abakobwa be 2 muri iki gitondo ari 3 ejo bazagaruka ejo bongere ejo bazasoza hano bafateho ntari agatoye bageze cyo kuza nk'ahantu gutya wallahi sha abantu ntibakazana imikino. Yego uyu murima tujemo ubutaha nzaza mu murima noneho weze uyu murima tujemo murima urimo kurimwamo urimo imyumbati. Ketchup yambaza ngo senga muri aya masombe tw'igicucu niyi nta gicucu nta kigoryi kirimo bambwiye ko ari nuzi ni imyumbati ariko ngo ubishatse wabirya nk'isombe bikiri bitariko bikiri bitoya bigishibuka. Ubu se si bitoya oya bino byarumye kubera izuba ni inuza ari nige babiri hari byinshi cyane ari byinshi kandi bagasoromaho utwo hejuru cyane. Iki si ikigori cyari kigiye kumera ni ishaka ngo ni ishaza bagita ishaka ni ishaka ariko ndimo ndagenda nkumva gake nawe hari utuntu utari kumenya. Oya nuko urumva kubera ishaka ishaza okay kandi ibintu by'amashaza oya by'amashaka n'amashaza ndatekereza neza ko noneho tuzongera kujya kugura ikiro cy'ibireye cya 600 ubonye ahantu kiva ngo ugabanyishe hose nka oya ahubwo rigiye umva abantu bavuze ngo n'abantu ngo bo mu cyaro ngo nago baravunika rero mbabwiza ukuri ko ni igitambaro ngikuyemo urumva ndakumva baravunika man baravunika ahubwo wenda we kubera ko nakazi ababikora buri munsi agera hanga akabimenyera kandi ikintu yuzwe kikugaburira uranagikunda ahubwo ikibi kiba kirimo ni wa muntu usuzugura icyo kintu adakora buriya ngewe ikintu cyose ngewe ntabasha gukora cyane ntakora ariko nkaba nagishobora hari ubuzima nisanzemo bunsaba guhinga buri munsi nahinga kandi nabimenye yego ariko mu gihe aka kanya nabikora ikintu cyose nakora ndacyubaha. Ketchup yavukiye kuri 40 nibwo bwa mbere ageze mu murima
bwa mbere ni nk'ubwa kabiri ariko iki gihe nagiye mu murima nari ndi gukina filime uri gukina filime ubu nibwo bwa mbere uyu munsi nibinkundana no gutembeza ahandi hagiye hatandukanye nkwereke n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo mu murima cyangwa se n'ahandi hanze n'ibigiye bitandukanye biba biteye isoni kuba umwana azi ko amata ava ku nka amata ava ku igare yego ya mata ngo se ava se ku igare kiva mu modoka urumva ibirayi biva mu mufuka cyangwa ku isoko cyangwa ku isoko kandi imwe mu bitera cyangwa bikaboneka ari uko mama yatanze amafaranga gusa nyine atazi inkomoko y'ibirayi ngo ni iyihe kuki mutakemera ko abana banyu bajya gusura ba nyirakuru mu cyaro ngo bakamirike muri vakansi hari igihe uba usanga ntawe afite cyangwa se urugero ugasanga n'uwo nyogokuru sibyo atuye mu mujyi ntagahinga sibyo atuye mu mujyi ugereranyije na nyogokuru wawe na nyogokuru w'abana bawe abana bawe bakuriye mu cyaro aha ugasanga nyogokuru aba nko mu mujyi nyine mu mujyi hagati urumva ugasanga biba nyine mu mujyi hagati nyogokuru niba bagiye kumusura ikintu abana bazi ni ukujya muri esanseri rero cyangwa ugasanga uwo muntu ntabwo afite abo bana ntabwo bafite nyogokuru nese ko bari kudusakuriza oya ntabwo basakuza cyane mwisakuza cyane abasore batoya n'abana ujya wemera ibintu kumva nko mu kiganza hari kukurya uko buri bwakira amafaranga igicuro uri kucyumva cyo mu kiganza urabyemera ko bikora yego aho ni sawa dushobora kuza kurya agahene baba we ubushize tuzajya ubutaha mu gikuyu hajya mu gikuyu twasanze habaye inka ahantu haba inka yego ni hehe nzira uriya mwana wa mwana ko yaducitse uriya mwana nawe uragira inka atazi ibyazo njye nkubaza nti utamase kw'inka babyita ngo iyo bavuze ngo inka yataye amase ukahita ubimenya ibyo ari byo gukuka vuba akazi ikinyarwanda gukuka ni ugukuraho nyine umwanda w'inka gukora isuku vuba ubwo nari nanze kubivuga mu bundi buryo ngo nabyangize yego gukuka ni ugukuraho umwanda w'inka none se nk'iyo inka yiyanduje salama niya mixi inka iriyanduza fresh nyine yitayeho umwanda cyangwa yitayeho amase cyangwa yaryamyemo n'ibindi bigiye bitandukanye bakayihanagura bayihanaguza iki hari utuboro njya mbona mu bukwe batwitikira inkuyo ariko ikinyarwanda we inkuyo urimo kwiyemera oya pe reka nsubiremo akambere iyo bari gukama inka n'amaboko yombi babyita ngo iki gushize twarakavuze kuvuruganya urafata cyane ubu noneho kami n'abandi badukurikiye n'ababyeyi babo bagiye kuzajya bafasha abana babo gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe none reka nangire ngo sharinge sasa reka twiganirire ku bijyanye na bavuga ariko byerekeye inka n'amata sibyo ntibavuga amata yiriwe bavuga amata yabaye iki bavuga amirire amata yiriwe aba ari amirire sibyo amata y'inka yimenye kwima kw'inka urabizi kumwe inka baba bayibanguriye igafata iki igafata intanga yego ku buryo iba igeze igihe yatangiye guhaka iyo nka yatangiye guhaka ntabwo iterekera gukamwa barakomeza bakayikama kugeza ifite nk'amezi nk'arindwi banza itwite yego mana yanjye ni 6 ngo imara 6 eko yaragowe uzi kuba utwite bakanagukama we ntabwo inka itwita nako ihaka ariko ntacyo inka se ko ari sawa niyo wavuga gutwita nta kibazo inka ntabyadana inka ni nziza cyane inka ni sawa original kubera ko ibyo bitari bizi n'amata yo kunitwa bigo ntago wayamenya amata yayo iyo inka yimyeho ntago wayamenya wapitwa yitwa masito iryo jambo ndiza ahantu ubu jambo rarizi ahantu aho batereka amata bahita ngo iki aho batereka amata ntago mbizi ku ruhimbi uzi ko ngo ntimukabura amata ku ruhimbi koko nuko barabivuga mu bukwe we reka nkubwize ukuri mu bukwe bwanjye biriya biboro byo gusaba nako mumbabarira umuhango wo gusaba no gukwa
ngewe niyo uri inshuti yanjye ufite ubukwe ngerageza kugenda dote igezemo hagati kubera iki hari ukuntu bavuga ikinyarwanda kumva watakaye rero no mu bukwe bwanjye nari imeze gutya nkajya ntega amatwi nkumva n'ibyo bakiri kuvuga nkavuga noneho ko natinze rero byinshi hari igihe nyine iyo ukubitanye nabyo nyuma uhita uvuga ati aka kantu nakumvisha aha ngaha ariko hariya biba bica aha ngaha bikaguruka nta kintu uba ufata mu mutwe icyo bakamiramo amata icyansi bayifitiye ibazo kinanira nari kuba ndi uwa hehe nari kuba wenda iwacu ari nka he kure ngaho uzuzuye umugani aho ujisha icyansi naho ujisha icyansi ntuhatera ntuhatera ibuye n'igihe uba wumva ibintu bya danje ntuhatera ibuye pe arega remenga icyansi inuza igisabo narize ko cyari ubyemeye kenshi ntabwo nari nakumvisha nari ndi kwirebera ibisheke aho ujisha igisabo ntuhatera ibuye sibyo noneho icyo banyweramo amata bakita ngo iki inkongoro voilà inkongoro ndanazifite iwacu yego none icyo bacundiramo amata icyansi bakamira mu cyansi bagacundira abakobwa barimo baracunda mu gisabo ariko se ubundi hari ikintu mba nibaza bacundiyemo amata bacyoza gute ko nshaka kuzamenya ukuntu buzi icyansi igisabo muri komantere batubwira ukuntu igisabo cyozwa ubwo baba bagicundiyemo amata ukongera gushyiramo andi bisaba kuba nyine gisa neza ubwo bacyoza gute ari ibyatsi wogesha amata agashiramo neza mo imbere umuntu ubizi atubwire ndabitekereza nkumva ndi kubibura sinzi kabisa ariko birashoboka noneho uduti bakorogesha amata uduti yego umutozo cyangwa bavurugisha amata yego no umutozo iki cyo ntabwo wagishobora ngo gukura amavuta mu mata nanjye ntabyo narinzi babyita kwavura ntabwo mbizi ndi kumva kumena amata ubishaka wenda mu gihe yapfuye bagita ngo iki kuyamena wowe ubishaka kuyabogora oya no kuyamena utabishaka uyamena iyo ubishaka bagute nyine nka kumwe wenda njye nkayafata nabona yapfuye nkayamena ntabwo mbizi pe no kuyabikira cyabari ikinyarwanda kirakomeye ngaho tugere ku nka none inzu y'inyana bayita ngo iki inzu y'inyana ntago mbizi pe ese ibyo bintu wabikuye urareba urwuri uruhongore no wambere cyumva uruhongore bageze baguteretoza kwa yuteto ngo ureba nk'inyana iri mu ruhongore kare kasha ntago warebaga icyo gihe ubwo ntago narebaga cyane narebaga nabi bashaka kubeshya bikanga ariko ahantu inka muri rusange ziba uzi ukuntu hitwaho mu kiraro aho bita mu kiraro urakoze cyane izuba sha noneho kuzirika inka kuyizirika inka se bajya bayizirika mwana ikiziriko se ntabwo inka yambaye ikiziriko yida ku kaguru cyangwa ku kaboko waya pe sinkubeshye barayambika ikibiziriko ahubwo ni ukubera iki iyi nka bazishyize nko mu modoka bazirika iminwa yazo hejuru n'amahembe n'amahembe oya ukabona igihe imeze ityo baziritse hejuru ni ukubera iki kandi apana zose haba wenda nimba ari nk'inka katubare wenda 8 nk'inka 4 cyangwa 3 baziziritse gutya mu hejuru haba ari ukubera iki simbizi sinzi impamvu yaho bese byo babyita ngo iki ubwo no kujisha inka no kujisha kuko aho bazirikisha icyo bazirikisha bagita injisho ndumva kwizirika kuko bajya bayizirika uzi kwigiye cyose nyibona ibi itaziritse barayizirika barayijisha cyababwira uwo mwana uri kubivuga uko nari mutoya abide yaga nka 10 zifite nka 12 aho ni kuvuga ibintu byo kuzirika no uyu nguye naka bari bavuga ngo ngiyo bazirikana yihe ahantu nkanga hatanga experience imeze gute ku bantu b'abanyamugi donc ubuzima bwo mu cyaro bundi umuntu yikorera umuntu yibyukira ari mu murima saa 5 aferi kaba yarangiye bitanga experience yihe ku bantu haba harimo yuko iyo ubyutse kare ukora byinshi sibyo
ikintu cya mbere nabonye ku bantu akenshi bajya mu murima bagira ikintu cyo kubyuka kare muri bo ko baba bavuga ati mbyuke kare ngira ibyo nkora nyine nizigamire n'iby'ejo cyane n'ibindi ndi bukore bituma buriya kubyuka kare ni kimwe mu bintu bituma umuntu aba umuntu udasanzwe muri we uburamutse ubishoboye saa 11 ukaba uvuye mu buriri utekereza neza kurushaho hari ibintu byinshi bihinduka kuri wowe hari icyo ngicyo ikindi wiga ko umenya n'agaciro k'umuntu urya ari uko yahinze ko hari igihe usanga watajya kuri botike nkatwe akarya ari uko yahinze noneho ukanatekereza mu gihe wowe urimo uravuga ngo ngiye imvura ngo mana yanjye ngo imvura utekereza ko hari undi uri ku mavi abyuka asaba mana ndagusabye umfashe imvura igwe nabwo nigwe ngo unyangirize bigende gutya na gutya hari byinshi wahakura bitandukanye n'ibyo wari ufite hari n'ibyo wasanga nta na kimwe uzi pe nta na kimwe atari byo kwigirisha ukakimenya yego nk'ubu wize umenye ko biramira dukoza byita kurima kurima kandi ubwo ngiye kurima kera nari nzi ko ari ikintu kibi ukumva nk'umubyeyi abwiye umwana ngo arakuntu ngo cyarimaguye nyine ngiye numvaga kubera kubyumvana umuntu ari kubivuga yafite umujinya numvaga ari ibintu bibi ariko nabimenye ukumva ikindi sinkubeshye n'undi tukigera hano boro nabonaga ari isombe kandi duhuye n'umucuruzi ayifite ngiye nayigura nkayitahana ikindi aha ngaha nashaka gukonfirma ko ari amateke wabonaga ari iki kindi ni icyo kintu nashaka gukonfirma pe amoko y'ibitoki uzangahe ndabyumva by'amazina ariko ntago mbizi ntago nakireba gushaka ntago kireba umenye ngiyi ninjagi ariko kamara yurayizi kamara ndayizi noneho uzi ku iriya si kamara iriya ni kamara uzi nka kwa kundi ngo iki gitoki ngo ni iki ngo iki se ngo kirakomeye ngo cyane ikigize ntago nzi nabyo kubireba pe ntabyo ikintu nzi kureba kiryoshye ni voka kubera ko nyemera mbere zo zabagayo cyane oya kwa nkunda voka ikibi ni ikiza ndabimenya message rero ku babyeyi barera abana babo mu buzima bwa Kigali bwa gisiri umwana wanjye ntiyakora mu murima mera byaragezeyo agira amarerije ibiki bari kurera bati bari kurera uko babishaka ariko ni byiza ko umwana yamenya ibintu byose hari igihe muba mufite ubushobozi ukaba uri kumwe n'abana bawe ejo n'ejo bundi ukava ku isi wenda umwana n'ibyo bintu mwari mufite ntabasha kubibamo bikaba ngombwa ko ubuzima bumusubiza inyuma akisanga ahantu atigeze ariko byibura iyo hari ikintu yizeho kandi akigishijwe na mama we akakimwigisha amwereka ko ari ikintu cyiza atari uburushyi umwana iyo akigezemo ababona ari byiza rero mu bishoboka byose biba ababyeyi bari mu buzima bumeze navuga ngo buri hagati ariko yakumva ko gusohokana wenda umwana w'urugero wenda nka Kacyiru yajyaga musohokana i Nyamirambo nukuve ko ari ibintu bidasanzwe mujyane ko ejo n'ejo bundi nahura n'umuntu umushukisha ko Kacyiru ari heza ari nk'iburayi azagenda rero ikintu cyose gishoboka mu bushobozi ufite reba ikintu umwana wawe atazi nyine utuma akimenya kandi wowe kimwigishije nka mama cyangwa papa umwana wabona ari ibintu by'ibidanje aranabyubaha ni fresh reka twimure page kaduhindure page ubwo ndashaka kujyana mu byatsi tugende nganye muturi imbere kujyana mu byatsi turabona experience aho mu byatsi okay Kecha tuvuye noneho mu murima naho ariko nawe wagira ngo nawe ni mu murima ariko tugiye ku byatsi iki cyatsi urakibona iki ngiki cyo gifite babiri biba binini bakita ngo iki irarora bakita ikiziranyenzi ikiziranyenzi bayiwe ikiziranyenzi kitwa ikiziranyenzi kino kivura inzoka noneho reba iriya miheha y'ibiti yo mu cyaro urayibona imiheha y'ibiti banywesha iva muri bino biboro tuno tuboro tubira biti byabyo kino giti kanze nkwereka cyangwa mbice banca nanjye wabona iyo igiciye ucika urabona hano harimo akenge mwaho ngaho baragishishura ubundi bakazajya binywera akabyera aho ngaho ubundi banyweramo akabyeri icyo ni kimwe utu twego ntabwo twakunanira utuhe utu tuboro
utu dusa utunyunyuzi mara utunyunyuzi yaga duhekenya we twakumarira ko twandatuzi cyaheheza ahubwo ndireba kari akaboro wagakubitaga umuntu ukasobana ukavuga ngo afite buri mara abagabo ngo afite abagabo benshi yagitaga nakanga karya nagaraka bijya kumera kimwe ko nagariko noneho kenshi binakoze ibyo ari byo utabeshye ibishyimbo n'ikimbo kandi uraforeranyije wareba ibishyimbo gaceze nabibonye noneho biriya birara hirya birara amatovu biriya nabimenye turi gukina filime yitwa Ishyamba kera barayaciye bayakubita agasasira ku maguru noneho kitakivuga ngo nguze uko ari amatovu ngo cyaciye ngo nari twari ikibabi gisanzwe ntitandifata gutyo uzi ikintu ariya rero bajya bavuga ngo iyo umuntu ngarwara intinyi ngo bamukubita amatovu ariko sindasongera ngo bamukubita amatovu nimba ari uko aryana bigatuma yijajara nimba ari mu muti sinzi wabona ari umugani nge nyazi twakoreshaga icyamatavura n'indi yose nayo mbonye akantu kameze nk'umugombe umugombe birashobora kuba bari nawe dore iki cyayi cyo urakiza ariko cyo icyo cyayi kira ni icyayi kiri he ni icyayi nako wese wumve simukadi yari ishyushye ubu wari ugiye kutubeshya harimo mu cyayi ndayizi niwangira haba niba ntarayiranduye noneho rero nako n'ibitaranagize noneho fata kano gati umbwira ko ariko ibi rero reka nkubwire hano hazaho ibishokoro nibyo koko noneho umuti aka kaboro ni umuti w'iki utu tubabi hari abantu badufata bakaduhekenya ngo bafite nk'ikibazo cy'amaraso ko ntabwo nari nkazi ko noneho n'abadamu bagiye kubyara bakajya kwizinguza hari ukuntu bajya batubaha bakatuvanga n'iyindi miti ntabwo uzi ukuntu kitwa ariko kitwa inyabarasanya nari nkwibagiwe kandi ukibagiwe n'ibyo noneho ikindi kintu ngenzi twakoreshaga gakora cyane asobanura ikintu gakora karomora cyane 100% ku gisebe twabikoreshaga twakomeretse ukagasihoya ntabwo karyana inyabarasanya ntabwo iryana ijya kumera nayo nka kapusine urayizi ariko ntabwo yaberwayo urabizi ko ikora ku gisebe cyangwa ni mu nkorora gusugiri hari abantu njya nubavuga ko bayirya bagakira inkorora hari ubwo n'iby'ibisebe ko nigeze kubyumvaho nta kindi kintu ubona umbaza ikiro kizi nanjye mubaze icyo ntabwo nkizi cyitwa ngo kira iki cyatsi nkizi twajyaga duhura nacyo kera iki kijya kumera nk'inyabarasanya ariko igize kereka nka gaposho niyo wabimenya yagiye he kandi yari yatubeshye gaposho hari ibintu yatubwiraga bitari byo sibyo nyine iyo cyaba kitari cyo reka kizi cyo biba yagiye kugira ngo akurangize noneho iki ni ino nyabarasanya ibi biriya biriho utura tuboro twumye ni ibiki bakita iki ngaho bakita igiki kibaye igiki ujya ndacyibuka bino boro biriho bimeze iyo kimeze kizana tuboro tumeze nk'udusununu tw'umuhondo tunyunyu turyaga tuno tuboro twavuga mu hano twe tukiri abana reba kumwe umuntu arya bimwe byo kunuza akafata ikintu tiboro mwana kukinyibagiwe koko nta kintu ntabwo ubizi ikimaye ndakizi igicuncu igicumucumu voilà ni umuti cyitwa igicumucumu ni umuti wa danje igicumucumu kivura ibintu byinshi banza bijyanye n'ibyo mu nda n'ibiki byose kivura ku bana igicumucumu rata nta birogora bibi naha nk'umwana udakunda kurya wakimuha agakira akarya mwese ugura gisatura ugafata ibirimo imbere kiriya cyarumye aba ari utwatsi n'utundi tubazo ku ruhande kuri cya cyumye tumeze nk'utunuza tw'utwunyunya reka njyewe najyanaga na mama guhamura kera voilà tunyunyuza urumva ko nkizi twaratunyunyuzaga cyane cyitwa igicumucumu iyi miti rero yabaga ari imiti ya danje ariko ya danje ku bana n'umusonga kiriya kivura ku musonga uravuga utugasiga mu mbavu akanywa
abantu ba kera bari bazi ubwenge. Wabyumvishe? Niyo mpamvu dukura gutyo tuba dukomeye twebwe. Igicumucumusha. nawe igiti nabuze cyitwa kimwe kigira urubabi runini ikibonobono. Wagikulaye. Ega kubera izuba ibintu byinshi ntabyo yapfa. Ikibonobono. Hari indwara abantu barwaye. Tugiye mu gishanga. Kandi igishanga cyane kiri kure. Oya biba byaranumye. Biba byaranumye ibingibi. Igishanga ni hafi. Ubu nkweretse imiti igera muri ingahe? Nkweretse igicumucumu. Irenga 5. Sibyo? Ko ivura igicumucumu ikizira ntuza. Kizira nyenzi. Hakazamo n'inyabarasanyo usanzwe uzi. Iki cyase gitongo iki cyo? Umucundura. Kimari cyo. Umucundura. Ariko hari icyatsi nshaka. Barabikubuzaga ibingiye nibyo koko. Yamye yo hanze. Ihomekije kaningi. Bagihomesheje rekani. Nanjye rekani yafumutse. Ukagishyira. Voilà. I like this guy guys. Umucundura bawuhomesheje rekani. Alright, ngaye nguko. Kecha byaba ari ngubu ubusubikisha uzi cyari cyo imbuto kukandagiye imbuto we wowe. Ngahada. Imbuto uzi cyari cyo kecha. Ntago ndi kuyibona. Akagataka ngaka. Ako sakavuka. Umwembe. Yo ni umwembe. Kandi iwacu haba igiti cy'umwembe ariko nta myembe irimo nukubera iki? Cyaragwingiye. Ubwo wasanga cyarabuze iki kibangurira. Kwari kinini. Niba atari indugane. Cyaragumiwe. Cyagumiwe. Nakibonyemo imyembe 2. Yayihagije. Icyo gihe. Kandi umwaka ugiye gushira. Kecha. Oui. Byaba ari ibingibi ibindi turabikomeza. Byaba ari ibyo n'ukuri kw'Imana. Abantu mwadusobanuriye mwakoze, abantu mwadufashije kugira ibintu tumenya n'ibindi tubona, Imana ibaha umugisha. Abantu bose turi kumwe hano. Muri commentaire batubwire. Daraka narimbuze kadanje ego. Nakabonye. Kari he? Kanze nkuzanire akaboro kandi k'ingenzi mu buzima bwa muntu. Ruteja ndaruzi shapeti. Barugira gutya. Bagakoresha nyine bino bibono yego. Bakabikoresha iki? Hari ababikira mu ijisho. No ku mwana wanze kugira. Wagomye? Hari umuntu nigeze kubona bikoresha. Pana mu ijisho ni kwijisho kugiseke. No kugifaranga. No si ibintu bavuga ngo umuntu agira igisekera ngo aruko nyirasenge atwite urabyemera. Ntago mbizi ibyo. Ntago bize? Cyenze nuko ahago twitobozaga karaka boro iriya bituvu ugatobora kugahera ugakanda amaraso ugasigaho igahita rikira. Afere itagirangira. Cyangwa umuntu akakubwira ngo dore ndwagahenera ngo wabireba. Ngo nawe je ngubyuka wari rwakarwaye. Ugiye kuba nka cyage twarwaraga amashyamba ubanze utari yarwaye. Narayarwaye sha. Bakagusiga imbyiro ngo baguseke. We nayo bansize nabanaga n'umuganga. Ngiye none bansize imbyiro ntizagaragara. Ngiye nabifite tante wanjye w'umuganga twabanaga yamaye imiti ndakira. Ntabwo ibyo bintu yabyemeraga. Gikara. Namukanya yavuze ngo ese ngo ko mbona amenyo byanze ngo ko nari kukubona. Uramwirukanisha. Cyangwa kwirukana. Ngiye namwirukana. Nabwira mama ashaka kwirukana. Ari indwara zacitse. Kandi babonaga imbyiro baguseka bikagenda. Akwa mugani ubu ndakurira nkabyibaza. Bazinsize ngiye. Kugira ngo n'ubundi wisize bisanzwe. Mama yatutse mushiki wanjye ngo kutasize jambo imbyo ngo namusize. Bari kubiseka byari kumvikana ariko ngiye wanjye byasa nk'ibigoye cyane. Hari indwara zisa nk'izacitse zitakiri nyinshi cyane. Uribuka kera ikintu cyitwa ibihara yararwavuga cyane ibihushi mu mutwe. Ibihushi ikindi amahumane amahumane ikintu kiyavura se? Amahumane n'umugombe. Wabo hize ariko se ko bawoga ngo bakajya kubimena mu muhanda byo bira bino nibyo. N'uburozi no gutongera. Ubu biteze undi muntu ni nk'igifaranga ngo wakozaho igiceri ukajya guhira ngo ugiteze. Ahubwo reka mbabwize kuri kintu nabonye kivura.
ni ugushyira igiceri ku mukondo w'umwana iyo ubona agiye kuzana ikirombo sha niyo washyiraho ikijana cyangwa icyasenkani pfa kuba ari igiceri ukagishyiraho wabishobora ugashyiraho suparadara wenda akakimazaho umunsi bitewe nyine n'amasaha washyiriyeho niba ukimushyizeho uyu munsi nijoro uzakimukureho ejo nijoro ubwo mu gitondo niyoge uragenda iyo ntabwo ari filime iyo ntabwo ari filime okay